mu mezi atanu uzaba ufite miliyoni imwe y'amayero uragira ngo yakwanga ntabona abashonziga deja uretse n'ibyo ngibyo ni ibihugu byo muri by'Uburayi byateye imbere ariko ubu ngubu bitangiye gusubira inyuma za industrie zabo ziragenda zisaza la métallurgie ibya industrie militaire biragenda bisubira inyuma ugasanga kubera concurrence gupiganwa mu rwego rw'isi bigenda bisubira inyuma muri 60 cyangwa muri 70 la France yari ku rwego rwa gatatu rw'ibihugu bikomeye ariko ubu ngubu menya iri ku rwego rwa 7 cyangwa rwa 8 yasubiye inyuma ariko twebwe kubera kutakurikira kubera kudashishoza tukibwira ko bigikomeye kuva kera niyo gituma bafite umururumba wo kuza gufata n'utwari dusigaye ukibaza ati mufashwe n'iki no kibuno mpamaguru ils ont le fait au cul bashaka gukomeza ya mibereho myiza ariko abanyafrika mukomeze ko mwari n'ubundi mu mashaka iki muragenda mujye gushaka muntu za mu ishyamba ibyo murya twebwe tuzakora ibindi byacu byiza muze aho muze tubereke ibyiza tubanokeshe ariko iyo ubuze uti ngewe ndashaka kubyigereraho umwanzi yego Maître Gasominari kuri ambasaderi yarabikomojeho ibi wenda bya SADC no kuvayo gukora ingabo zayo ndetse n'inyungu z'ibyo bihugu bindi wowe kuvayo kwa SADC ubisobanura mu buhe buryo abantu bashobora gutekereza ko n'ubundi Kongo izasigara y'ubwayo abanyaburayi bakomeje gufata ibyemezo bayiri inyuma ariko mu buryo bwo kurwana ko gasigara yonyine n'ubundi nibaza yuko kurinda ubusugire bwa Kongo nk'igihugu ni inshingano z'abanyekongo undi yashobora kuza aje gufasha ariko ntabwo nibaza yuko hari igihugu cyangwa umuryango uzaza kurinda Kongo n'ubusugire bwayo naho kuri ngiye gutaha kwa SADC mbisobanura mu ijambo rimwe batsinzwe intambara icyabazanye cyarabananiye igisigaye nuko bataha kandi niba badataha bashirira ku icumu ko ibyo ari byo byose urabyibuka baje gusimbura ingabo za East African Community East African Regional Force zari ingabo zitari zifite ubutumwa bwo gukoresha imbaraga buhangana na bamwe mu barwana kuko na SADC ntabwo yaje ihangana n'abarwana bose ahubwo yaje ihangana n'uruhande rumwe yaje rero ifite uruhande bogamiyeho ije gufatanya n'ingabo za leta n'abakorana nazo mu ntambara barwanaga na M23 muri urwo rwego n'umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cya Afurika y'Epfo yiyemereye ubwe yuko mu bikorwa bya gisirikare bakoraga muri Kongo hari aho bakoranaga n'umutwe wa FDLR kubera ko wari uvanze n'ingabo za leta ndetse n'iriya mitwe ifatanye n'ingabo za leta ibyo ni ibintu byabaye mu mateka ni ibintu byanditse ni ibintu bifite ibimenyetso nyuma rero yuko SADC itsinzwe intambara cyari gisigaye nta kindi nuko yenda yari guhungana n'abahunga noneho bakongera kwisuganya bashaka kuza gutera cyangwa se ikaguma aho yagumye bazaza kuyikura itaha iwabo ariko mu by'ukuri nta kazi bagifite muri Kongo bari baje kurwana bafatanyije na Perezida Tshisekedi none baratsindamwe bya bindi wisungi imbwa mu gakubitanwa nyine ni nako byagenze ubu rero icyo basigaje nta kindi kugira ngo bashobore gukiza bike bishobora kurokoka nuko bataha bagataha iwabo
abazima bakataha ari bazima, abakomeretse bagakomeza kuvurwa, abapfuye ubwo imiryango yabo igakomeza kubarira ko nta kundi. Naho ibyo kuvuga ko batava muri Kongo bahaguma, simbona, keretse uyu munsi bavuganye na leta y'u Rwanda, noneho bakabaha inzira noneho bakabona bakajya bakanyura inyuma bagasanga ingabo za leta aho ziri za Beni, bakongera bakivanga nazo kugira ngo bategure ibindi bitero bazakora. Naho ubundi aho bari hariya kuri Goma no mu nkengero za Goma, uretse kuhava bataha iwabo nta kindi kintu bashobora gukora. Utekereza ko Abarundi bazagumayo? Nta bushobozi bwo kugumayo bafite. Bagiyeyo nk'abacanshuro, bagiye guca inshuro mu by'ukuri. Ntabwo bagiye nk'abacanshuro, ubwo bagiye guca inshuro. Ariko bagiye gucaho inshuro, biragaragara ko nawe ashobora kuba adafite byinshi byo gutanga, cyane byo guha abaje kumwifashisha baje kumucaho inshuro. Kuko iyo urebye ingabo z'u Burundi zatsinzwe kuva hitwa za Tongo muri pariki, barazishorera zinyura hitwa za Murimbi, zinyura za Bwiza, bazikura za Gicanga, bazikura i Burungu, bazikura hitwa za Kirorerwe, baramanuka za Mushaki, za Muremure, za Minova, za Ngungu, za Numbi, za Shani, barakomeza kugera za Kamanyoro. None bari kubaherekeza, bagiye kubageza i Uvira. Harya ubwo uretse kuva muri Kongo batahavuye icyo bahakoraniye, kuko ibyo ari byo byose bagiye muri Kongo bari bataye 15 ziranarenga. Abasirikare barenga rero bataye 15, izo ni izizwe zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru, hari n'izari muri Kivu y'Amajyepfo ngo zirwanye umutwe witwa Red Tabara. Ushobora kuba ari umutwe baringa abantu gusa bavuga izina, kuko sire numva umusozi numwe zishobora kuba zigenzura ahantu hariho hose. Kugeza uyu munsi rero ngiye nibaza ko ntabwo Abarundi bafite ubushobozi bwa gisirikare bwo guhangana n'umutwe wa AFC M23. Baragerageje igihe kiba kirekire, ko aho hantu hose bagiye bahabakura, ni nako abatarahakomerekeraga barahasigaga ubuzima. None bageze ku mupaka wabo, ubwo urumva baramutse batavuye muri iriya ntambara, icyakurikiraho nuko yazabasanga iwabo. Njye nibaza yuko inyungu bafite mu kutagira intambara iwabo iturutse ahandi badafitemo inyungu, kuko ntabwo mbona inyungu mu by'ukuri Abarundi, uretse biriya bintu Perezida wa Repubulika akunda kuvuga ngo ni primitive politics, aho umuntu ajya mu ntambara yitwaje ibintu by'ubwo. Ariko ubundi mu by'ukuri Abarundi nta nyungu bafite yo kuba bari mu ntambara muri Kongo, uretse ibyo bibazo abantu badashobora no gutindaho, ko mu kinyejana cya 21 sinibaza ko abantu ruko nguko bakabaye batekereza. Naho kubijyanye n'izindi ngabo zindi zose ndetse no kugaruka kw'amahoro, ye nibaza ko umutwe wa 23 na AFC nibamara gufata kariya gace, byanze bikunze bazakaguramo amahoro n'umutekano n'ituze, nkuko byari bisanzwe birangwa muri za zone bari basanzwe bafitiye control. Naho kuvuga yuko intambara ishobora gukemura ikibazo, ko Tshisekedi ashobora kuyitsinda, byo nibaza ko biri kure cyane, kuko yagaragaje ibyo ashoboye, yakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko mwarabibonye n'ibikoresho byose iri yaraguze muri ya myaka 2 yamaze ari mu ntambara, byose babitaye kuri Goma. Buri muntu akizaye magara, hanyuma bahita bahunga. None se ubu icyizere cy'ibindi biganiro kiraturuka hehe, ku buryo umuntu ashobora gutekereza ko bishobora kuzaba ambasaderi y'Abashungu? Uko mbibona ibyo biganiro ushatse mwabyibagirwa n'umukino. Igisubizo kizava mu bushake hagati ya leta ya Kongo na AFC ifatanyije na M23. Ariko ubushake bari bufite.
ubwo hinje mu biriya bihano nta bushake barabeshyana sivuge ngo M23 arabeshya Kongo guverinoma irabeshya ibeshya isi ikabeshya abaturage ikanibeshya niko dushaka kuvuga ko nta mahoro ishaka nta biganiro ishaka kuko ibiganiro niba barebana mu maso abandi bazababwira ati Tshisekedi kugira ngo tugarure amahoro muri iki gihugu cyacu emera uveho ntabwo azabyemera rero kugira ngo aveho azavaho ku ngufu nk'uko nawe yavugaga ati nzabavanaho ariko iyo wagiye kuri ringe muri aba boxeri babiri ikibatandukanye ni ukubita undi hasi kuko na bya bindi babandi batanga amanota bishobora gutera urujijo niba muterekanye kabisa uwatsinze ntabwo nifuza intambara bashoboye kuganira amahoro akagaruka muri Kongo akagaruka muri region yacu ni byiza cyane twanabisengera ariko icyo mbona abo M23 ihangana nabo nta gitekerezo cy'amahoro bashaka nta nubwo bakunda abaturage babo ntabwo Tshisekedi akunda abaturage babo akunda abaturage babo nabo sinzi icyo ari cyo kuko umuntu yakubwira ati ngukunda we akirirwa arya kavyana akakubwira ngo ujye kurwana ugapfa umwana agapfa umwuzukuru agapfa ukagaruka warangiza ukamukomera mu mashyi hari ikintu kitagenda mu myumvire yabo so abanyamahanga barongera ubukana bwo kutumvikana ariko bashoboye kuvuga ariko turapfa iki ikibazo cyakemuka uwo munsi Tshisekedi constitution irahari iguhaye manda ebyiri zikore urangize wigendere abandi undi nawe uzitoza abaturage bakamushima nta gutyo naho kuvuga ngo urashaka kuhaguma wowe wenyine ntabwo bigenda kandi nibyo arwanira ikibi yewe ndamubabariye kuko mbona nk'umuntu wafashwe amateka na partiye na bene wabo bo muri ubwoko bwabo ugasanga kuko arimo ntabwo abona yuko ashobora no kubapfana aba bari gufata ibihano bashobora kohereza abasirikare baza gufasha Tshisekedi barwanira ari mu buye gaciro ni benshi mwari mwumva Ubushinwa aricyo buvuga si bo bafite ibirombo byinshi aujourd'hui Uburaya muri Conseil des Nations mu bihugu bivuga Uburaya burebure Ukraine ntiyabananiye kureba twebwe baratubonera ugashaka kwitera hejuru ngo turapfukamisha turoheje abasirikare ko bananiwe kohereza abasirikare muri ntuza bavuga ngo turabaha imbunda muri Ukraine yarabananiye muri iki gihe Amerika iravuga ati nta mafaranga twongeye gutanga bataye umutwe Amerika nayo ifite ideni y'Abashinwa bari kigali abo Bashinwa ntibavuga ngaho rero akomeza ibitera hejuru Tshisekedi no kurwanisha abantu bakuru iyo mara kubona ko uriya mugabo akobagana azajya yebesha gevaho azavaho Burayi burabeshya buramubeshya akabyemera ariko mu gihe kuko yishyize mu mutwe ngo ni amabandi yamuteye ese warebye nifungura amaso urebe ntabwo ari ababandi bene wanyu yego igisubizo kiraturuka he nagusubiza mu buryo philosophique ikintu cyose kigeraho gitangira kigeraho nikirangirira bizarangira ntabwo nizeye yuko abazungu aribo bazaza gukemura ikibazo ntabwo nizeye yuko abanyekongo bazicara ngo baganire kuko barijimye mu mutwe cyane ariko bose bamara kubabara bihagije wenda azagira uvuga ariko imbaraga zashize
bikubise hasi bose ariko icyo nzi nuko M23 na AFC ibonye uburyo kuzana amahoro amahoro rifite kuzana amahoro rifite ukuvanaho ubuyobozi buri hariya nuko igihugu ari kinini cyane bizafata igihe ni kugenda n'ubushobozi ariko naho bimaze kugira ubushobozi urumva ko bafite bizatinda ariko abanyekongo bari kuri bafite ubutegetsi ubu ngubu ubuyobozi ikinshasa babishatse byashira vuba kandi nubwo bagira ubugome hagati yabo burya baricara nk'abantu babi cyane ariko babitishije bagize ubu bwenge twagize nko bakagera nk'agacaca yabo ibintu byakemuka. Maître Gasumari dusoza wowe urabona igisubizo kizaturuka igisubizo aho kizaturuka nta kindi nuko ab'ikibazo kireba bazicara bakagishakira umuti kandi bakawubona bakawuvuguta kugeza igihe ubonetse. Igihe abantu ikibazo kireba bazaba batari bagira ubushake bwo kugikemura ngo bagarure amahoro iwabo, abo bantu bicara bagafata ibihano ntabwo bazigera bakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko iyo kwicara i Buruseli biza kuba bikemura ikibazo kiba cyarakemutse kera. Ikindi uretse yenda guhumiriza bakemerera Tshisekedi kujya gushaka abacanshuro mu bihugu by'Uburayi, nta musirikare n'umwe wa kimwe muri ibyo bihugu witeguye kuza gusiga ubuzima bwe uburasirazuba bwa Kongo adafite impamvu arwanira, adafite ikintu cyamuzanye muri iyo ntambara. Ntabwo icyo bashobora gukora ni nka biriya muyo mubona bakora, baragenda bagahurira i Buruseli bagakora inama bagakora imyanzuro bakamagana uwo bashaka kwamagana bagahana uwo bashaka guhana, ariko nta na rimwe bazigera bicara bavuga ngo reka twumvikane tugabagabane umubare w'abasirikare twohereza abasirikare 15,000 mu burasirazuba bwa Kongo bajye kugarura amahoro n'umutekano. Kandi bose bafite ibisirikare bikomeye bifite n'abashinzwe imitwe idasanzwe muri ibyo bisirikare, ariko ntabwo bazigera babikora kuko nta bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ari ibibazo byabo bashobora kuza kumenera amaraso. Yego tuzakomeza kubireba aho byerekeza n'icyazana amahoro hariya muri kariya karere. Maître Gasumari Jean Baptiste mwakoze cyane. Yego Ambasaderi Sebashongora Dieudonné mwakoze namwe. mwakoze. Yego ubwo tuzakomeza kubiganiraho mu biganiro byacu.